byo gupima abakobwa iribuze no kungora kwana bwa ruhunguranye barundi rwagiye he ntago napima abakobwa ndafite umuntu nyunganira rwose niko wagashahurwa kanze muhamaga bisangaje ndamucamo gatandatu none se ngiye aro Allo? mbare rimwe wakinaze wasaze mu bwoko kira vuba usangana vuba nago timbura kikavuza induru gusa kwagese waruri he Salamu vie. salam kindi cyundo iyo ni suzanya bakutojanga Yes. ibyo bintu ubusuza ndanga gutya Akose waje upfusha. Ahubwo kanicare. Yes we. N'uyu niwe. Ikibamba sana wa. Akose ya mushinga wawe. Nawe nyubamo abakobwa gusana n'abahungu babamo. Sibyo byiza. Ibyo byiza. Abahungu barasakuza bajyana kavuye. None ubu ngubu wori kimasa. Aya nakubwo ngo uri inyana. Uri kuvugana nande? Nuriye. Ni wa muturanye. Umva rero. Haraho ngiye kujya. Ngiye gucomokera hehe se none? Ngiye ndacomoka nisinga. Akose umuntu yajya avuga ugacisha make. Saza kandi urananiye. Munaniye gute se kandi urananiye ngiye bikubwira ngewe. Ampaye none. Akanakumira. Ubungu none nanjye nzamwitaviye ntabisanzwe ntabirenze. Viye ariko ninde? Ni serviere ako nono ndumi akanakumira. Nase ubungu mwita umusore. Ndakumira ngewe. Aragenze ndabona ubwoko burantangaza. Niko kumara ni video ngiye ndakumira. Oya none se reka ampaye. Ikinyarwanda kibaho. Wowe ugire ku muntu agutera imirongo uri kumva? Cyangwa icyo ni gisharabiri uri kumbwira. Akose none urajya ngo njye mvuga ururimi rumwe nk'urwihenera. Njye mvuga me gusa. Ngari aka kanakumiro none. Nese urajya ngo njye ngoma mvuga ururimi rumwe nk'urwihene. Ibyo ngiye tubireke rero ngiye simbukiye ndaje. Aranyawikiye gatoya nsigara kuri umushinga none uracomotse wallahi. Ubundi wajyaga wira. Nakubiye ko ntari insinga ngiye nawe nyacomoka. Akose vie wagiye woroshya ibintu. Ngaho ntari ibi uri kumva? Pribuze kuza kunjigita igitano. Kujwigiriza. Ako none akose tuvuga ko kujigita tutabizi. Kandi no kunuka ndagukoma mu kanya. Nga basi reka mbikubwire neza sibyo? Pribuze kunzwinga bitano. Tajana ngusigarire. Vuga neza cyangwa ngiye mwimusorera ngaha. Uribuze kuza kuma bitano. Kubera ko ndaba nagusigarira urabiza abakobwa baragora rwose ko bakontorora. Wogabwira ngo aha ngaho uri gutari. We byo wararye bisana nabikwishyuza. Urambana nta n'isoni gifite. Ngaho genda ndagusigarira. Ubwo n'ubuteshka bwose avugaga wari kuvuga gusa amafaranga mu bitaro. Ngaho genda nyine ndagusigarira kunono. Bigabanye duheri we. Akabasaza bahamenya gukabya. Akose koko. Ko ntari. Kanje gukontorora uwo mushinga we ndewe wenda kuburi makana. Namarezo ni iki? Hako none ndebe. Aha ngaha numvaga bavuga ibintu by'imishinga ngo byo gupima ngo abakobwa. Kandi agashomeri karanishe we. Kanongere numve ko bizamo. Nungutse agatekerezo. Ubu ngubu uramushinga wo gupima abakobwa koko niba harimo akantu umuntu akaba yakoramo nka200 yo kurya kwera icyo umuntu atagena nk'abatekera umutwera reka n'Imana iravuga ngo ni mu buru bwenge nzabata uretse nekereza ukuntu ndi bubigenze ndibutse sister afite akajipo mu rugo reka mbitenye najya kukazana ngo mbakorera umuti iwana ubu umva ahubwo reka mbitenye kukazana kabe Kono nuko mbona bari gutindara maze iminota 10 nta nundi muntu naye nakira akubanza baragiye kwipimisha kwa muganga aya ariko ndabipimira
igipimisho wowe kuko utakimenyereye ushobora kubona ari igiti ariko iki ngiki kirapima fresh. igiti se gira nawe uri muri uyu mushinga nanjye nahamagawe wahamagawe amazina yawe ni ayahe ngo mbanze nyarebe hari abantu bari kuza batarimo kandi bino bintu biba biri kwica umushinga rwose bayita Solange rero bahita umbona ngo iki Solange utuye hehe bayitonye manze ndebe aho ushobora kuba unava muri banye sinabigarukaho yanjye nuruka muri Cyamakuma yangu nuko muri Baninaye nari kankurebe Solange imbwira izina ritangiranye ite ndebe niryo irihe niryo nyine mubwira niryo Solange niryo Solange Solange ndetse ko mbona harimo imyiryo uzima afite ari kubibona tambaga agapfukamunwa kagwe muri wese utari kubibona rero kandebe wenda nakubonamo ndabona nkuguyeho niryo Solange ariko ubundi mwiriweho uhita nyanduza corona bagira utya kakubitwe n'inkubi kwanika ku musozi urambaye ubusa nk'ucometse umushinganyi wigisha gutukana nabyo niba ubishaka kubyiga ngaho reka tukugezeho ibyo bakugeneye ariko muri byo ndabanza ngupime upime iki se ariko se ubundi reka mbanze nkubaze uri umukobwa uri umuhungu kimwe muri ibyo uri ikinyabibiri ko nyembe kimwe muri ibyo nabwiye ko byose ari byo ubwo mubwubarizwa hehe ntabwo nanjye nzi icyiciro ntabwo uzi icyiciro nanjye ugashobora kuba yarakubyata kwizeye katugende mbanze ngupime tugende urapimira he haguruka aho turagenda aho urabona haguruka uca imbere ihute none se ngiyewe ugize ngo Yes we. N'uyu nguyu ni we. ikibamba sana wapinduru wewe ibihembo byawe turakira ibi ngibi byonyine ibi byonyine nese uyagira ko wongera wenda nawe uragaye uyu mushinga n'uwaswa n'uwaswa ese nukuzana utwo ngutwo ahubwo nabonye igipimisho biri guhura utaha uzagaruka ni nimugoroba ntabwo nazagaruka ngaho genda ntuzanagaruke alo biri kugenda neza nimo ndapima bikabona birahura wize umushinga rwose ngo bahagume bose ndimo ndahita mbasezerera nta n'umwe uri kuhaguma ako ntari tuzabatumiza n'ubutaha kuko nayibonye ibihembo turi kubaha rwose biri kubanyura sawa nawe mutwihanganire nawe ngwino nazimuhaye shaka akugiraga gushyanuka uwo munwa simukunda data amazina yawe bakwita ngo iki banyita Garasi ako noneho numva wowe ufite imyiryora bakwita nde Garase kankurebe irindi zina rikubanziriza ni irihe witwa izina rimwe nk'iry'ihene se mama yanyise rimwe mama wawe yakwisa ngo iki rimwe yakwise rimwe ibyo ngibyo sinabigarukaho kuba uri ihene naho ubundi n'ubundi usa nazo wowe ariko usa nk'aho ntari bugupime utuye hehe muri Mwendo ko numva hano utuye batakuzira ntabwo banzi ako ntaribi njya kuguha ibihembo byawe wose ntabwo nakirirwa ngupima ntabwo nakirirwa ngupima wapimye ngupime pima nyine rero uri kumva weho ntabwo byashoboka sinjya kukubwiza ukuri rwose wowe uzaza wenda nuhasanga viye wanjye ahari kuri uyu mushinga azakwipimira ngaho reka nkuhe nawe inkweto n'umushinga zirasa genda nuko nguko ibihembo byanyu bigiye byabageneye murakoze muzagaruke weho ariko
sishaho weho nta muntu namukwabiranuka jyana haguruka ugende washiramo na metero rwose wakira n'inkweto ituma jyana wowe ntabwo nagupima genda ntuzanagaruke n'inzira ikuzanye ahangaha uyibagirwe ako se noneho ko arimo araza abantu bateye nk'abahungu kandi yambwiye ko umushinga ari uw'abakobwa gusa umuhungu ugaruka ahangaha umuntu utari wose nk'umuhungu wese ndabanza namugerageza ariko mbarebe niba atari umuhungu ko ntaribi none se ngiye ugize ngo Yes we. N'uyu nguyu niwe. Bareka nkwakire neza. Ako se. Kumura amabere yawe atareshya. Amabere. Yarasumbanye. Ayitoze manze ngo testing aho nawe nakwe mukanya haje abantu mana we. N'undi mu ndabibuka nkarira. Bari bateye nk'abahungu. Urumva rata abo bantu batari kunyangiriza umushinga. Nako naga ari uwanye n'uwavige. Mwana n'iyi minsi abana bateka mitwe. Kabanze pime nawe. Ngaho miriza. Homereza se. Cyangwa iribere teresha n'irindi zamure ndireke. Tega se neza. Ngareka ngushiremo imiyaga. Amazina yawe bakwita? Sandirine. Nkonje kukuntu birimo birantera n'isese muratuma nayo nari bugupime kandi umuntu wese uri gupimwa ari kujyana ibihembo. Kumva kangurebe kuri liste y'abantu ufiteho. Sandirine irindi ni irihe? Emmanuel. Sandirine Emmanuel. Wa mukobwa we. Yangane. Kubera amazina y'ababyeyi ba kera. Nari. Sandirine Emmanuel. Ako rero uriya ngiye mu kanya ari kuza abantu simbyemere sibyo ntabwo nemeraga ko ari abahungu uri kubona wahaguruka nkaba nagupima haguruka ako se n'ibihembo kakubitwa n'inkuba nk'ibihembo by'iki reba ye kagende bakwirireho haguruka se neza haguruka ariko se kumahose ufite imyaka ingahe wundi sha 15 ewe yakuze nyine umwana ngaho guma yicare ndebe iyo myaka 15 myaka 15 nese ugushaka kuvuga ko twenda kungana ndushaho umwe ako se amabere yawe ayo mabere yawe bayitunze ntabwo naruhuka gihe ntayagize na bluetooth kanishyiraho rwose ntabwo naruhuka rwose mu mabere ntayapima bayitunze witonze udatuma umwana yikora kuko kumabere umwana warira wa mukobwa wenda kuko ndabona usa nk'umugabo haguruka hagarara aha hejuru nkwereke hagarara hejuru nkwereke hagarara nkwereke hagarara aha urira ako njye iyo mvuze rimwe mbavuze kabiri kakubitwa n'inkuba twandike ku musozi ugaragaza umuco wamaze munaguseke ako se umugabo uri gatike hagarara aha mupime maze buceho nk'ibyo ugenda hari ikindi urira ariko ndabona uri kuntera n'iseseme hitamo kugenda cyangwa urira ahangaha nkupime neza ngaho urira rero vuba vuba
uri agose bajya kugutuka umugabo nako kwita umugabo ukahita untuka kankubaze amabere yawe ko mbona byina ahangaha turi mu ntuzi turi muri karara kumva baca umugani uti ngo reba inyuma wereke ako se wa mukobwa kumbona amabere yawe nyeganyega ubutaha rero mu bihembo ndibunaguye nayo iri buzemo sibyo ariko njyewe mbere kugira ngo nyiguye urira imeza urira intebe ngupime urira surira urira ibyo urira vuba vuba nahuye n'ingirwa mugore umva niba ari amabere simbizi nimo ndakibwira ngo nicyurire nyipime ariko cyanze ngo cyurira kijya he ariko viye wallahi nawe waba akadage kambe nkukubye ndumva nta n'ibitekerezo bizima wifitiye ngaho urira noneho urira nkupime urira none se ngiye ugize ngo Yes way. N'uyu niwe. Ikibamba sana wapi nduru wewe. agiye hehe ntukame gutyo basi ngwino utsindire igihembo kimwe nacyo kiraciriritse sibyo ngaca imbere ndaje rero sasa akabuno wagira ngo uturanye n'ipasi ni umuturanyi wawe ujyana nanjye nta kibazo memba nyende ntacanze ariko nguhembe siyo ubundi bihembo niba bita Sandrine sikwambwe ko bakwita ngiye kuguhemba agapfukamunwa akira oya nako nabonaga agapfukamunwa nari nkaguhaye ariko se ubu nkaguhaye ntikagukwiye karankwira ko mbona ufite amatama yawe nakambarira mu rugo ariko nabonaga ufite amatama nk'iminuzi vuba yewe ndi kugenda ngareka nkugirire vuba vuba ako se hari umuntu upimira agapfukamunwa ako kanya ni nkuko nta wipimisha nta kibazo kani gatoya ngajya hano nkwambike kakubitwe n'inkovu none se ngiye ugize ngo Yes way. noneho N'uyu niwe.